Axel ikipe ya Arsenal irasuye Atletico Madrid. Yes, bari mu mujyi wa Madrid bita Riyadh Air Metropolitano, ni ikibuga cy'ikipe ya Atletico Madrid cyangwa se Los Colchoneros, akaba ariko biyita. Byaje kurangira rero mu byukuri ama ekipe yombi aguye miswi igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi, bitego kuri penalty mpaka nyinshi cyane zagiye ziba ku musifuzi Makeli, ibyemezo bya hato na hato bya Vare, biza kurangira rero ama ekipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Yitwa ikipe ya Arsenal mbere y'umukino gatoya cyane, abantu bavugaga bati byanze bikunze, ngo twibutsa ko Victor Gyökeres ku minota 44 yateretsemo igitego cya penalty, bajya kuruka ari igitego kimwe cya Arsenal. Hanyuma ku minota 56 nanone Julian Alvarez, umusore w'umuhanga cyane umunyargentine, nubwo ataje kurangiza match kubera ikibazo yagize cy'imvune byanateye n'ubwoba cyane, ikibazo cya ikipe ya ATM, nawe yaje kwishyura nyine ku minota 56 kuri penalty nziza cyane y'umurabyo Abafaransa bayise ngo ni boule de canon, rekura ikintu giteye ubwoba, nta nubwo raya rwose yiriwe yigora ashakisha kujya mu mpande zigiye zitandukanye. Bibe igitego kimwe kuri kimwe. Mukino wo kwishyura rero uri ku munsi wo kuwa kabiri kuri Emirates mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero no gutegereza tukareba match iracyari mbisi. Ligane match ijo giye gutangira, abantu batrolinga iyi match, berekana abafana abakinyi ba Arsenal bari imbere y'izamu, berekana n'aba Atletico bari imbere y'izamu. N'umukino twavuga yuko urimo gufungana cyane. Nje navuga yuko n'ubundi nkuko byari byitezwe, ntabwo baduhaye match isa niyo twabonye ku munsi wo kwa kabiri, ariko kandi tugomba kwakira yuko approach z'abatoza zitandukanye. Diego Simeone n'umutoza ubu yagerageje gutangira kwataka, mu by'ukuri niyo mpamvu yatsinze Barcelona biriya bitego bitatu muri match ibanza. Abakora muri Champions League yewe mwarabibonye ko no muri Copa del Rey yigeze kubatsindaho bine, kameme nta gutsinda ibyo bitego utabasha kuri mu buryo bwo gusatirizamu, ariko agerana none ikintu cyo gushaka balance cyangwa se gukomeza kurwana no kureba ukuntu ikipe ye ida sana hahandi uvuga ngo yabaye yo kwataka gusa, kakanu ke ko kudefanda nako agereza ku maintaininga. Yahuye rero na Arteta nawe akaba n'umutoza, kimwe mu bintu bya mbere byamuyoboye muri iyi season nuko yari afite icyo bita defensive solidity cyangwa se solidité defensive, kwa kundi defense nyine igenda ikegerana igahinduka nk'ikivuge, igahinduka nk'urutare, igafatana nyine, ari naho ujya wumva nyine bavuga ngo ntatanga espace yo gukiniramo. Nuko ngo abakinnyi be abo muri defense ndetse nabo muri mediane bagerageza kudasiga umwanya munini hagati yabo ku buryo kubona aho wacisha umupira ujya kubatsinda biragorana cyane. So ni ibitekerezo byabo rero byajyaga gusa, ariko mu by'ukuri Arsenal yabaye brave cyangwa se babaye intwari cyane mu ijoro ryakeye, kuko bagerageje gusohoka bakinira mu kibuga cya Atletico Madrid. Ibi ni ibintu twabonye cyane rwose Ruvuyanga mu kijyanye ndetse na possession. Rugangura araza kudufasha mu mibare. Arsenal wabonaga yuko yadominaga ikijyanye na possession, yarigerageje no kure mu buryo, ariko noneho ubwo buryo igenda nayo ikongera ikamaintaininga ya balance, kuko aba batoza ntago bemera cya kindi ba company ndetse na ba Luis Enrique bo bavuga ngo high risk high reward. Ngo bo bizera mu kintu cyo ngo ndataka cyane, ndafata risk natake cyane, noneho nibihembo nza kubonamo ni ibitego byinshi cyane. Bo rero ntago babyemera mu buryo bwa high risk high reward. No, bo barakubwira ngo nshobora kubibalansa byombi. Yes, I can attack, ariko biri mu rugero rugereranyije, and I can defend, nabyo biri mu rugero rugereranyije, ku buryo biyima buri kintu cyo kuba ikipe yanjye itatsindwa ibitego byinshi, ariko kandi wenda nayo ninatsinda nabwo ntitsinde byinshi cyane. So navuga yuko ni ibyemeza abatoza bafata bijyanye n'ibintu byinshi bitandukanye, bijyanye n'abakinnyi ufite, bijyanye na filozofi yuko wizera umukino, bijyanye n'ikipe mugiye gukina nanone nabyo urabibara. So mu by'ukuri ntabwo navuga yuko nge narebye match mbi ninjoro nubwo ibitego byabonetse kuri penalty, ariko ibijyanye n'uko Arsenal yakinaga
vis-a-vis uko Atletico Madrid nayo yakinaga ntabwo yari a boring game nkuko twabitekerezaga. Somehow harimo utuntu two kwishimira umuntu yakwishimira muri match cyane. Urebye nka Atletico nyina avuga ko Diego Simeone yeretse Atletico ko ibijyanye no gufunga cyangwa se ikintu cya solidity gutuma ikipe itagera ku izamu rya Inglaterra mu izamu. Ntekereza ko Diego Simeone yeretse Arteta ko abishatse yabimurusha kuko ushatse wanabirebera mu buryo bw'imibare. Ikipe Arsenal yateye mu izamu, umuntu ashatse yavuga ko yateye mu izamu rimwe uretse penalty bateye. Indi nshuro yonyine bateye mu izamu umupira ujya ku izamu save umuzamu wa Atletico yakoze nimwe yonyine n'umupira uyu musore Mosquera yateye mu gice cya kabiri mu kirya kurangira. Indi niho bateye penalty bivuze ngo ushatse wabara on target. Bivuze ngo ikipe ya Atletico bafite uburyo bakuza kuba mu by'ukuri watera umuzamu wabishoti. Barabanza bakabikubiriza hagati ku rukuta rwabo rwa Koke ndetse na Kurdoso uyu musore w'umunyamerika. Ariko niyo wabarenga bafite urukuta rukomeye cyane aba defense ngena kunze uyu Mark Pobir ndetse na David Anko ubona ko rwose ari abasore b'imbaraga mu by'ukuri ku buryo bazi gukora defense, bazi gukora ama block, bazibira cyane ku buryo gutera mu izamu ryabo biba bigoye. Ariko ikindi kintu nabonye Atletico irusha Arsenal yo nakizanigura muri match retour ikintu cya combat physique mu kibuga. Ura mu kibuga habamo ama situation abagiye atandukanye. Hari umupira ubugoye kuwukina nk'aya mipira bayidundadunda kuryo uvuga ngo uyu mupira ninde ukina. Utwo dupira rero cyane cyane tuba turi mu kibuga hagati. Atletico urabona ko ibarusha iyo mipira kwirekipira kubera ko babarusha ikintu cy'imbaraga muri duel baziganyaga kubarusha. Byanatumaga nyina kenshi ubona ikipe ya Atletico bashaka guteza ibintu byateza ikibazo imbere zamu cyangwa se gukora amadanje kurusha ikipe Arsenal kuko Atletico yabonye amakaziyo menshi yo gutsinda mu zamu rya Arsenal kurusha Atletico. Usko Arsenal muri match abonye ko nimwe wan yabonye Atletico itebonesha 3 kandi ubundi urabizika Arsenal biri gushaka izo kona kugira ngo irebe uburyo yazikonverting. Ariko urebye Atletico uburyo yateraga mu izamu yaba uburyo bwa Antoine Griezmann kubise poto ntekereza ko cyari igitego ama chance zihira Arsenal umupira kubita poto. Urebye uburyo bwa Ademola arebana n'umuzamu rwose umuzamu David Raya kabisa abagara hamwe afata umupira abwo ni nebyiri. Hari umwe mushosa arawuryamira hari n'undi yamukubisa arawuboxa akuramo awusubiza imbere. Ubwo ya Alvarez mwayivuze ya mbere kuko ni save eshatu ni Alvarez yaryamisha abadefenseur yashyira hasi. Ubwo buryo bwose Arsenal ntabwo yabonye tubyumvikaneho. Arsenal yego ntabwo yakinnye nabi ariko nanone ntabwo yatanze ibimenyetso bifatika byuko yari ifite ijambo ku mukino. Wabonaga nyine umukino ujya kuba balance ariko akaba bakanwa kaka 5% Atletico rushaga Arsenal cyane cyane ariko bari hanze. Ariko Riyad bonye nayo ifite ubwoba bavuga ngo iyi kipe igitsinda Barca 3-4 Arsenal nijya kuparika bisi none Atletico buri kanya gahaga Arsenal ikarangira haguye konge numvaga ubwoba nari ngifite mu bitekerezo nubwo ikipe ishobora gutsinda Barca muri Copa del Rey ikagaruka ikayikoramo muri Champions League kandi itsinda ibitego byinshi. Yatsindize bene Copa del Rey itsinda 3 Champions League nabandi iri mu rugo nziza yanatsinze Real 5 muri faza urabyibuka 5 kuri 2. So navuga ni ntiza kuba yica Arsenal buri kanya imbere za Bongereza nubwo Bongereza bakunda umupira abafana ariko hari ambiance ba mu bihugu tutajya tubona mu Bwongereza. Uzi ko match ijya gutangira abakinnyi bari ku murongo basuhuzanya abakinnyi ba Arsenal barebaga muri stade ukagira ngo sabanya burayi. Ikipe Evan stade yari yashwanyaguritse batera ibintu by'umweru stade yose ari umutuku n'umweru ukagira ngo ikipe Arsenal nimeze nk'ama ambiance yo rwego rukomeye ambiance yo rwego kuko ngenda hamya ko buriya ikipe iri mu rugo n'ikintu kiba gikomeye cyane ko ndahamya ko hari ibyemezo umusifuzi Makeri yagiye afata ariko kubera kuba influence cyane cyane n'abafana akabihindura. Hari nka penalty yagiye kuri VAR ndumva ari amaduwe eze mu by'ukuri ya penalty ushobora kuvuga uti yari soft penalty soft ariko contact yabaye ariko urebye induru bavugije ibintu bigacika umusifuzi Makeri yagiye aravuga ati arasanza kuri VAR aravuga ati iyi penalty iganireho Arteta n'ubundi yabivuzeho muri press conference amaze iminsi ababazwa n'uburyo arimo gusifurirwa haba mu Bwongereza haba muri Champions League. Sinzi niba ari bugirwe inama nk'iyo SDS ajya agira APR gukora ngo tuhite by knockout cyangwa kawo kugira ngo irinde ibyo byemezo ikuza byo kwinwigiriza. Ariko se yirwigirizaga afite ukuri cyangwa nta kuri afite ibintu yasifuriwe n'ibyo yarakwiriye. Ngiye nabonye abasesenguzi benshi iyi penalty bayiganiyeho cyane kuko kubera ko umusifuzi yari banje gufata icyemezo ko ari penalty cyane uvuga ngo yarabahagaze imbere abibona neza ko Eze yabanje baro
David Hanko akamukora ku kirenge ibyo yabibonaga ariko ngira ngo VAR imuhamagara imubwira ngo genda urebe niba koko habayeho contact itanga penalty kuko si contact yose itanga penalty genda urebe niba koko contact bamukoreye yamubujije 100% gukomeza gakina umupira nicyo VAR yamubwira ngo ajye kureba aragenda arareba araza aravuga ati ntabwo ari penalty ariko abasesenguzi bavuze bati umusifuzi yabaye nkaho acangwa cyane nk'ibi Axel yavugaga n'induru y'abafana muri stade wareba Diego Simeone uburyo yarameze wareba n'abakinnyi ba Atletico uburyo bari bameze ibyo byose bigasa naho byatumye nyine afata icyemezo cyo kudatanga penalty ariko we bwa mbere na mbere icyo yabonye yabona ko ari penalty ariko ngiko nabibonye uko nabibonye ni penalty pe gose ubundi reka tubanze dufasha abantu kumva iryo jambo Axel avuze tumenya amoko ya penalty mu mupira haba amoko abiri ya penalty buriya ntibazakubeshya haba icyo abongereza bita ngo ni stone wall penalty stone ry'ibuye nyine na wall y'urukuta urabona ufashe ibuye ukarikubita ku rukuta urabona nyine ukuntu babanje kurizunguza gakubita nyine ni yangusho nyine niko nabyita kwa kundi umukinnyi atari cya gitakre ewana mwese mukikorera amaboko mukati amuciye ukuguru mani ishobora byose kandi umusifuzi ahita avuga ati terekaho nta nicyo kubaza n'umukinnyi bagahita bamuha n'ikarita ewana nawe ntiyirirwa nanavuga ahubwo ubona rwana ko batiwemo umutuku umuciye ruseke rwose urabona penalty ibigaragara kuri buri muntu wese ya yindi twese tuzi amategeko y'umupira tuba tuvuga tuti habaye agashya umuntu yishundi hari n'indi penalty Axel bivuze neza ziri soft izi ziri soft ni igihe ibintu biba ariko ukabona birasa n'ibyoroshye no kuri penalty ya mbere ya Arsenal nabwo nayo iri muri iyo kategori iri aba high victor iyo kuba nk'umukinnyi force nka contact kuba umukinnyi afite nka baro ariko akabona nta kintu gifatika ari buyimaza akurikije ahantu ari noneho kuko azi ko ari muri box noneho agashaka guforsa contact kandi barazikora cyane nk'abanemari barabizi cyane nk'ibyo bintu abakinnyi b'abahanga barakayikonserva mu maguru akagutegereza ukamukoraho gato ewana agahita aryama iyi rero yari soft mu by'ukuri iyo yiswe soft ni 50-50 cyane reka duhere ku cyo Ibera avuga 50-50 ku cyemezo cy'umusifuzi yego umusifuzi yayitanze ubwabyo 100% iyo ashaka yari no gukomeza akayitanga ariko tubanze tugaruke ku kivare yamuhamagaye yes twavuga Simeone n'abahungu be basakuje nibyo Axel yanavuze n'abafana kandi nyine Simeone ibyo yanateje n'akavuyo kuri touchline akavuga ati murebe VAR kugera ubwo nyine abaye ati no wigitanga makeri reka tubanze tubaze VAR icyatumye rero ku ruhande rumwe asa n'uvuga ngo ntayitanga hari ijambo naje kubona bakomeje kugenda basoramo abasesenguzi benshi this is the semi-final of the Champions League ako kana abantu bakanoteho cyane uyu ni umukino wa kimwe cya kabiri wa Champions League cya kabiri cya Champions League na Arteta yaje gusa nuko moza avuga ngo tumaze amezi 9 turwanira kugera hano rero ruvuyanga kuri izi match ziri kurusho bavuga yuko ibyemezo umusifuzi afata bikwiye kuba ari ibyemezo bishingira kuri hejuru ya moyenne y'ikosa mwanze mwumva icyo kintu hari ikosa riri munsi ya moyenne hari moyenne hari hejuru ya moyenne okay reka tuvuge hari icyaha cyoroheje hari icyaha kiri mu rugero hari n'icyaha gikomeye sibyo ni ukuvuga ngo ukwiye byibura kububona ko umuntu yagiye hejuru y'ibishoboka byakwihanganirwa in other words umuntu agomba kuba yakoze ikosa muri maximum byegera maximum kuruta uko byegera minimum nibwo muri maximum nibwo bafata icyemezo yego byumvikane neza bikwiye kuba byegera muri maximum kuruta uko byegera muri minimum ora muri championnat iriya ni penalty pe muri izi championnat zisanzwe nko kuvuga ngo ni match ya Arsenal na Fulham ni match ya Napoli na Cagliari ni match ya Real na Mukura iriya ni penalty rwose kuko yamukozeho ariko mu itegeko ritanditse ku basifuzi ryitwa kugenda mu cyitwa common sense uricara ukavuga ngo na Arsenal penalty ya Victor wabonye uko yakozwe nayo Victor ya protege baro ategereza contact bamukoraho aragwa ariko yayitegereje Eze yarari gusohoka muri box yego Eze ntiyarari muri direction ireba mu izamu direct
nibyo ni muri box rwose, nibyo hanko yamukojejeho ikirenge rwose, ariko se was it harsh? Byari so aggressive? Byari bya bintu nyine twise ngo ni stone wall, ni nk'ibufata ugakubita ku rukuta, yari ingusho Axel, yari contact y'ingusho, ni ikirenge yarambuye asa n'ushaka baro, ariko asanga Eze yayimutanze, nibyo yamukandagiye, contact yabaye. So ubijyanye rero muri bya rero ngo ni biregera maximum cyangwa biregera minimum, biregera muri minimum, ni ukuvuga ngo intention yari ugushaka baro, asanga Eze ayikuyeho, noneho Eze ayikuyeho, Eze ntiyarebaga mwiza, amasaga n'usohoka muri box. Umusifuzi nk'umuntu uri kwibuka rya jambo twaherewe, this is the semi final of the Champions League, kuko ujya wibuka ikintu Ruvuyanga, penalty ni ingurane yo kuba wabujijwe icyakabaye igitego. Tubyibuke icyo kintu. Namwe Atletico umuntu yateye shot iri kujya mu izamu, then wahita atambika ukuboko, abuza umupira kwerekeza mu izamu, it's a clear penalty. Ni mpamvu ni ambera Arsenal ubwo soft bayemeye, Victor yarebaga izamu nubwo yaforshije contact yari adafite control neza baro, ariko at least wabonaga ko atumbera izamu, avuga ati biri muri direction yuko ahita yishyira mu izamu iyo batamuryamira. Undi kureba uyu mukino, kiriya cyari ikintu kisa n'ikigiye kubyara igitego 100%, ku buryo wahita uvuga ngo reka mpanisha Atletico kuba hanko koze ku muntu amubuje gutsinda igitego koko. So mu by'ukuri it depends n'icyo umuntu ashaka gufata. If it is a soft penalty for me, nkurikije n'uburemere bw'umukino njye sinahita. If it's a soft penalty and it's a semi-final, birenze kimwe cya kabiri, Champions League akwiye kujya umuntu umerita gukina finale. Nacyo nshaka ko abafana ba Arsenal mwumva, let's be strong, dutsinde kandi mu byo guforsa ducontacted. Kariya n'akantu ugiye usa n'uwibye umuntu demi finale, bya ni bya bintu Barca ijya kuri finale cyangwa za offside za Real Madrid, ibintu biri controversial, akantu ukabona bakoze ku muntu yego, akabona ni ibintu biri minimum. So hanko rero impamvu yanarekanamye cyane bakanakuraho kiriya cyemezo, it was a soft penalty, direction atari kujya mu izamu, itari harsh, itari aggressive, ku buryo umusifuzi kuyikuraho yanabanje kuyitanga. Ubirebye mu cy'abongereza bita ngo ni in my English eyes, ubirebye mu maso y'abongereza wavuga ko ari penalty, kuko waba uri kureba nyine mu nyungu zo kurebera Arsenal neza. Ubirebye noneho mu cyo twita Italian eyes, uko Abataliyani basifura penalty, Eze yabona umuhondo. Icyo kintu cyumve neza Axel, warubizi in Italian eyes Eze afite umuhondo buriya, nubundi bamusabiye umuhondo, urabizi bagikora penalty, Abataliyani ugikora simulation contact ushaka kumurusha ubwenge. Niba wakora penalty umuhondo bivuze ngo ni diving, urumva ntabwo yakwitwa nka diving mu Butaliyani. Impamvu ziriya zimeze kuriya ntabwo bazemera, aho gahita guha umuhondo, aragwagurutsa banarekana bagahita gutera umuhondo. Simeone nawe yasabaga umuhondo ko umuha. Abataliyani ukuntu bateye umwimerere w'umupira wabo, umwimerere w'umupira wabo, ni imbaraga, ni inkweto nyine bavuga nabe yagukandagiye handi twese tubona ko bazanye na puriza bagashyira ahantu akandagiye, umuntu aba agusyonyoye mu yandi magambo y'ikinyarwanda. Rero ikintu ujya kubona ukabona mu gihugu kimwe ntibagisifura, mu kindi baragisifura. Icyo kintu kiri mu byo twita soft nyine, ntabwo ari stone wall penalty, it's a soft penalty. So kuyikuraho rero biba bishoboka 50, kimwe nuko kuyerekeraho bishoboka 50. Ego hanyuma kuki uyu mudefenseri wa Atletico bamuhaye umuhondo basanga atari penalty ntibawukora? Oya, umuhondo bamuhaye ntabwo ari wikosa, n'uburyo yavuze bita David Hanko n'umunya Slovakia, bamuhaniye amagambo yavuze nyuma bamaze gufata icyemezo cy'uko ari penalty. Okay, uhe n'umupolisi hari kamera. Okay, uhe n'umupolisi hari kamera, ariko ati ntabwo wambaye umukandara, ati ndawambaye, nati nari mwambaye. Uramututse ibitutsi bikomeye cyane, wafungirwa ko watutse umupolisi. Urabyemera? Yego, wafungirwa ko watutse. wenda ntibakwandikiye ko utarwambaye, bareba kuri kamera bagasanga umukandara wari uwambaye, ariko watutse umupolisi. Gutukana watutse umupolisi ntibakwandikira. Yego, ntibakwandikira iby'umukandara, ariko bagufunga. Yego,
kuko atutse umupolisi. Undi rero icyo yahaniwe ni nacyo Kamavinga haniwe gahabwa umutuku kuri match ya Bayern. Kamavinga arawana ajya avuga ngo yararenganye. No, Kamavinga akoze ikosa ntiyarihanirwa. Nta muhondo yahawe. Ariko adireyinga umukino aterura baro arayitwara. Ahanirwa icyo cya kabiri. Kudireyinga game match delay. Yego. No kuvuga ngo umukinnyi yahaniwe ko yarenze mu byo ashobora kuvugana n'umusifuzi agera mumba arenga imbago ze nk'umukinnyi zo kwidefana atangira kuvuga nabi. Amagambo rero amaye ku musifuzi ayatangira amakarita. Niyo nta penalty yabihari. Iyo umubwiye nabo uzarebe na Hakimi bamuha muhondo nk'uwo ejo bundi. Yarari mu kadiweri n'umuntu Hakimi baramusifura. Hakimi umusifuzi atamuhaye karita. Hakimi ariramanta mutuka zamura amaboko yajugunya ati wewe basifura ibikiti yimbe abati nana yiguha ariko arayimuhanye. So kwiramanta nabwo bikabije ntago byemewe. Yego hanyuma rero mere kuri Iberi Arsenal izabiri mu rugo Emirates Stadium mu 60. Hari amahirwe abafana ba Arsenal bategereje kuvuga ngo turi mu rugo noneho ni umukino nyine wa nyuma ni 90 idesida niba tujya Budapest. Yego bimwe mu bintu bidesida match muri UEFA Champions League cyane cyane ku stages nkaya kimwe cya kane kimwe cya kabiri. Home advantage irakora twari tubibonye Metropolitano uburyo hari hameze uburyo abafana mu by'ukuri babaye inyuma y'ikipe Atletico bakabatera morale bagasakuza bakavugiriza indabo abakinnyi b'ikipe Arsenal. Ntekereza ko hari uruhare nyine byagize mu kudesida umukino. Arsenal rero nayo izaba iri mu rugo icyo ni cyambere kigomba mu by'ukuri kwifasha no gutekereza ko bagomba gusezerera Atletico. Barabikoreye kuba basoje iyi mikino ya UEFA Champions League mu by'ukuri buri gihe muri knockout bakirira mu rugo babikoreye igihe babaga ba mbere muri league stages. Ibyo ni ikintu bakoreye kandi cyarabavunnye bagomba no kubyaza umusaruro. Ariko ibyo ntabwo bihagije kuba wavuga ngo bafite amahirwe menshi cyane kurusha Atletico kuzabasezerera ku munsi wo kuwa kabiri kubera iki bidahagije. Dukurikije match uko yagenze njye uko nabibonye Arsenal hari umukinnyi mu by'ukuri kuri position imisinga pe imisinga ukareba ukabona ko hari umukinnyi idafite irabura umuntu ukina neza role ya nimero 8 kubera ko nimugoroba mwabibonye ko Declan Rice yakinaga gatandatu. Declan Rice amaze iminsi akina gatandatu kuko Arteta yarabibonye ko kurekera Zubimendi imbere ba defenseur hari gihe bateza amadanje menshi ugasanga nyine buri kaye bagera ku izamu rya Arsenal. Yahisemo kugarura Declan kubera ko ni muremure azi kurekipera neza afite imbaraga azi no kubaka umukino nyine ahere kuri gatandatu azi gutangiza umukino amusubiza inyuma. Akimusubiza inyuma ni byiza ko cyo mu kibazo cya nimero 6 kuko ni mugoroba Declan yigize imbare myiza yakoze ku mipira myinshi urumva yakoze ku mipira 99 atanga passe zabaye complement 83. Uvuga ngo niyo mukinyi bikoze muri iyi mikino ibire ya Champions League nta wa PSG wabikoze nta wa Bayern wabikoze nta wa Atletico bikoze bikozwe na Declan Rice. Ari yabikoze ari muri role ya nimero 6. Ariko aho bamuvanye umunani yakinaga habaye icyuho mu by'ukuri ku buryo Zubimendi ntabwo yitwara nka nimero 8 gukontorora umukino kugera muri box zombi no gutwara umupira nyine mu buryo bwo kutanga mu mpande ku buryo bamadoke babona imipira myinshi. Kuko usanga Martinelli baro nyine abona niya bari sanzwe ya baro bagwa kuri tane dribble ku buryo bimusaba kuyigarurira inyuma akavuga ngo Martinelli nta kigenda. Ugasanga Madueke uretse kuba yakoresha imbaraga ze n'umuvuduko na technique akagiza baro muri box ariko nta baro bamuhaye ku buryo imwe eliminira umudefenseur mumaritse n'umusore mumaritse Rugero umuhanga cyane. Uvuga ngo rero nimero 8 wa Arsenal uvuga ngo ntabwo ahagije byo kubafasha muri izi match zikomeye cyane. Byihuriye baza kugira nka Merino kavuga ngo mu gihe byanze kuri Zubimendi reka tugerageze Merino kubera ko nawe ni muremure ariko nafite qualité technique zo kubafasha ariko Merino ntawo hari. Ubwo ntekereza ko nicyo mbona kizabagora Emirates kutagira nimero 8 wa nyawe mu by'ukuri muri iyi mikino kandi akenewe mu gihe kuri 6 ho byari bimeze neza ariko avuga ni Zubimendi nawe ntabwo ari umuntu kuringa ariko bisanzwe poste Arsenal yapfuyeho n'abafana ba Arsenal rwose bagifite n'igihunga no mwanya wa Timba Urien Timber ubona ko rwose na muntu witwa Ben White abonye ko baje no kumusimbuza Rukmani yanyarukaga mushwanyaguza avuga ati bapi biza kurangira bashyizemo Moskera ariko nawe Moskera buryo yagiye mu nahantu yakinaga byancanze yagiyemo abantu bavuga
yagiye kuri kabiri ariko wabonaga mu asa nkaho ari kwataka cyane asa nkaho asa nkaho ari muri atake ariko byibuze bavugaga bati ni umukinnyi okay aracyafite nyine fresher physique ni umukinnyi mutoya arihuta Rukman nashyira umupira imbere bagashaka kwirukanka ntago amusiga nibaransa imipira miremire bashaka Rukman we nashobora kwigarura n'umutwe ariko aho Timba agende urumva Timba ari mu cyumweru hafi cya kane amaze ibyumweru bitatu adahari ariko kabiri Arsenal uruhande rw'uburyo rwarazambye navuga ko ibibazo Arsenal ifite mu buryo bw'imikinire ikintu cya Arsenal idafite kurusha ibindi kinego inosezo by the way nuko utagira Talisman wa mukinnyi wikorezwa ikipe imbere cyane abakinnyi ba Arsenal including na Bukayo we yaranavunitse cyane season yanahabaye n'abakinnyi batatandukanye cyane ku bushobozi ibintu Martinelli aguha ibintu Madueke aguha ibintu Twasara aguha ibintu Bukayo aguha muri ibi bihe ntabwo bitandukanye cyane izi match ni l'accès zidecidwa yego na lo collectif ariko ibitego akenshi bitsindwa n'abakinnyi baba ku giti cyabo dufate nk'ingero zoroshye abakinnyi uzi beza ba Bayern bose bari kuri score sheet kuri match ya Paris Saint-Germain abakinnyi beza bose uzi ba Paris Saint-Germain bari kuri score sheet kuri match ya Bayern Dembele yaratsinze Doué yaratsinze Kvaratskhelia yaratsinze Harry Kane yaratsinze Diaz yaratsinze na Olise yaratsinze ni kuvuga ngo niki kiba iyo ibintu bikomeye ukenera abakinnyi bahindura situation nushaka gufata na match equipe ya Man City yatsinze Arsenal muri champion Iroze Haaland na Sheriki ukeneye abakinnyi ba steppinga ku magra rendezvous ni ku mupira uteye kwisi big players niho batandukana n'abakinnyi basanzwe no mpamvu irushanwa no mu ndirimbo yaryo umuntu warihimbye n'umuhanga cyane yaravuze ngo ce sont les meilleures équipes niba ari amakipe meza bivuga ngo ibya tactique biraba bikora cyane kuko n'abatoza bagejeje amakipe aho hantu heza nabo n'abahanga cyane mu matactique hasigara ikirero hasigara bwa bushobozi bwa muntu ubuhindura ibintu bikomeye biri mu ubwenge bwinshi bwo gufunga n'ama tactique urugero rworoshye ntiyatsinze igitego ariko twese turi gutinya Ijoro Jera na Varese yagize waribonye yanatsinze igitego cya penalty Varese imibare ye penalty iriya myaka kama shot yashyiragamo hari abantu aryamisha aba defenseur muri 15 ya mbere Barcelona ya shot yateye mu zamu ariko waribonye Ademora ya de brosse situation kabiri kuri Ben White akazagira simyambo mu zamu agakuramo ashya kandi uvuga ngo aramwisha aka gasaza ka Grizu ubona baye man of the match kinaga match ya nyuma hariya ku kibuga wantu muri champions amaze imyaka 10 muri Atletico bisobanura iki rero Arsenal n'umuzamu Arsenal irakina ibyara arabivuze ariko ukabona ibintu byayo isoye ball ku ruhande ariko wa muntu bahaye ku ruhande ntabe yavuga ati ngenge ukora icyo bita teko ni n'umudefenseri nkagurya abawurisa babikora mutware mukure ku murongo mwinjize muri box ndebe deuxième poto nkavinge nshyiremo icumu kandi garde yayikuramo niyo yabakona ariko bati yaramwisha ibintu bikina rero ibe ni niyo mpamvu ibirwana no kubona kona niyo ngo turi ku murongo reka ngumushote urenge cyangwa se reka ngahindure wenda bakarenze n'umutwe hanyuma sari bazamukane namagara yesi bazamukane tureko twabona kona ni ibintu nyine ubundi babyibuze kayi agasitareho nawe ntiyarahari ni ibintu bisabirwa na Ebere na Rigani ni ibintu oya birasomeka nyine ukoresha ijambo ikintu kiri predictable ibintu bya Arsenal ububizi ngo bw'amadoka utwaye agiye kugendera kuri no murongo wa kona ujya muri kona nagera hafi ya kona arahindura cross Martinelli bimeze bite Martinelli ububizi kagiye gutwara yubitse umutwe ayigarura inyuma yacu cyane yitwaga Mustafa iraho niko yajyaga atwara baro urumva ko tuntu akagira wenda icyo twita Martinelli mu isura ya Mustafa uri ku mwaka ushize Bukomeye yagize double digit atara mu season ishize Arsenal ya kabiri yagize ibitego 10 kuzamura ajya na assist 10 iyo tukubwira Talisman nabona nka mani ukuntu twese twabangu ibisozo yabaye mbi turavuga Bruno afite assist 19 ubu ni game changer icyo ni ikintu cyo ngo umukinnyi umwe ubuzi ngo mufite mu kibuga yankorera uburyo bubyara igitego so uburyo kuri Arsenal uburyo bw'imikinire ibera bukomoje muri mediane
uravuga ngo ninde muntu wadutangira ya pase ya nyuma ya yindi pase sukari itirangiza ibintu byose. Odegaard no. Eze iyo arimo Eze akora ibitego cyane kurusha uko atanga assist. Nigeze no kubisobanura abafana ba Arsenal hamwe numva nibabyumva ngo yango nta mu mwanya Eze is a goal scorer more than being a playmaker. Eze ntabwo ari wa muntu ufite intelligence yo kudebloka ama situation nk'ibyo abashiriki. Yo na shiriki pass atanga pass uri kureba televiziyo uza stop niba ibintu ndi kugushaka kubyumva uza stope afite umupira ure option yabayihaye so gutanga pass atanga wowe iyo ubona igoye kurusha izindi kandi akayitanga neza uri kumva ngo Arsenal niba ibera ari imbere yanjye kumwe uri kora kuri televiziyo hahandi uri gutunga uvuga ngo muhereze uriya numureba ahitamo hatanga ayo nagara amaso y'umupira ayo n'amaso y'umufana amaso y'umupira ntagara amaso yo gukira baraha abantu bose babone nka ka Bruno Fernandes ujyana ba Bruno wabona ibera ari imbere yabo akamira ngo namuhe no ayo n'amaso yayimenye ubibona ninyimura yabara yahaye Shesko abantu bose bashakaga ko ayiha n'imbewumo abantu babasabye ku ruhande mosira kwambe ayiteha Shesko ubona wenda akora n'akana kerera nk'umuntu agahita atanga icyo nicyo bita kugira amaso abo bakinnyi Arsenal ntabifite babantu nyine bakora ibintu utabona rero uburyo ikina yagera kuri finale birashoboka ariko kuri uriya mudage cyangwa uriya mufaransa aho bita i Budapest bizaba ari umuriro kuri 35 z'ukwa gatanu. Ejo ndebye urutonde dusoza urutonde rurerure rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League. Yego benshi kuva kuri Mbappe kumanuka kugera ku bafite 15 ni wa mbere. Ndareba mbonamo ba Mbappe ba Olise batanu bafite 15 sibyo hari Ken 13 abafite 13 Anthony Gordon Cavasqueria na Julian Alvarez nta mukinnyi wa Arsenal urimo muri urwo rutonde rurerure hanyuma nta mukinnyi wa Arsenal urimo mu maze gutanga imipira myinshi none se urashaka ko bakina gute kandi no muri Premier League nuko bimeze umukinnyi wa Arsenal afite byinshi muri Premier League nafite nka 11 cyangwa 12 ari kure hano ahantu hose nubwo bayoboye ariko urasanga mu buryo bw'imibare nta mukinnyi bagize ufite imibare myiza wafashije hari akantu umusesenguzi mwavuze Axel adu imibare ngo Arsenal nitwara igikombe mushaka kuzaba ari equipe yakina umukino mubi itwaye igikombe hari ijambo twagiye dusubiramo hano cyane twagiye tuvuga ijambo ryitwa proper display ni nacyo kintu muri abantu bajyaga bangira derby tuza kugarukaho i Kigali Ruvuya yego buriya ntabwo umuntu ikintu yishyura ari rezilita na live score yaziguha niyo mpamvu ubona n'abantu bavuga ati Arteta urakina nabi umuntu yishyura entertainment buriya twishyurira kureba biriya bintu za Bayern zikora biriya by'aba Olise twishyurira ari amacenga y'abantu bitwa baduwe twishyurira za passe za Hurricane twishyurira Diaz kunabanyura mu na Prime Neymar iriya control yo gukura baro mu kirere wifungishije hano kumera y'ikirenge niba nahitaye hano ku kagufwa k'ikirenge ugatega ikirenge mu mbavu z'ikirenge mu mbavu z'ikirenge bavuga no ibera ku kagufwa ukagitambika ikagwaho ukayamortisa ukayiroba uyigarura inyuma yagera hasi ukabanza ugakora icyo bita gufekinga umuntu ino dribble yamukozeho Marquinhos ukamubera ko ugiye gushota baro ukayigarura ukayikavira ukareba icyo bita justesse technique ukareba imbaraga ziri physique ukareba iyo control ukareba iyo intelligence ukareba iryo shoti nawe bireba ukavuga ati iki ni igitego kimwe ushobora nko kujyana mu nama mpuzamahanga muri za FMI ukavuga ati igihugu cyanjye nimugereza amafaranga ukakiexpose bakaguha inguzanyo ya banki inguzanyo ya banki y'isi amasegonda 20 amasegonda 20 dusoreze ku statistique nka tubiri mu by'ukuri umuvandimwe twamugarutseho Grizu hano ari ubustatistike butoya Grizu aragiye abantu barabizi Antoine Griezmann agiye rero ate amaze imyaka myinshi cyane iri hejuru y'icumi kuko buriya Griezmann yagarutse muri Atletico inshuro ebyiri Griezmann rero agiye mu by'ukuri atsinze ibitego 212 urumva niwe top scorer w'ibihe byose wa Atletico agiye atwayemo La Liga ebyiri yatwayemo Europa League
yatwayemo UEFA Super Coupe na Atletico, afite Spanish Super Cup. Mu by'ukuri ni umukinnyi ugiye yarahaye Atletico ibyo yari afite byose. Ni umulegend wa kipe Atletico. Full legend kabisa. Ubwo Arsenal nayo imaze imikino 13 idatsindwa muri Champions League, ni ikintu ikoze gukora muri 2005-2006 13 idatsindwa kandi kuri ubwo wumva tuyikritika gutya bari yatsindwa iratsindwa muri Champions League ku gapira kabe kayo katagenze. kandi uzi ko Arsenal iramutse match ya Atletico idasezerewe ikagera final ikagitwa Ni kuwa kabiri rero. ubwo yakimye match 15 Match ni kuwa kabiri. Arsenal yakina na Fulham kuwa gatandatu kuwa kabiri. Iyo ikipe ya mbere ibaye unbeaten muri Champions League. urumva igeze final igatwara igikombe byabivuze ko itegeze isubira demi final na final Amahirwe masakuri. yatwaye igikombe idatsinzwe igipira kitari cyiza ariko wavugaga Griezmann yatanze interview yambaye n'umupira wa Visit Rwanda. cyane. Tubonereho no kubwira abantu yuko umukuru w'igihugu iyi mikino ya UEFA Champions League ibanza yarayirebye yose. cyane. njye ntabwo icyo ngicyo aricyo urumva yari i Paris. njye ntabwo icyo aricyo cyankuruye Wakuruwe n'iki? ntabwo nakuruwe no kuba yararebye imikino nakuruwe no kuba perezida wa repubulika wacu noneho bya bindi bavuga ngo mufite umuyobozi ukomeye hari igihe tuvuga ati perezida wacu arakomeye abantu ngo Akomeye kurusha i Paris cyakora iriya nicyo bita aura bro iriya niyo bita perezida wawe undi ibyo arakubwira nka bya twavuga by'umuzaza FM undi akwiye kuvuga ngo perezida wawe yicaye he ukamubona mu bandi bantu perezida twabiganiye na Ngabo twahereye i Braza mwirahera rya Sasungweso Sasungweso aricaye hano first lady yicaye ahangaha perezida wacu akurikiyeho i Paris perezida yaricaye hagati ya Nasser El Khelaifi wa Paris Saint-Germain na Nicolas Sarkozy former president w'Ubufaransa ijoro ryakeye muri Espagne yari ari kumwe n'umwami Felipe wa gatandatu. perezida yabanza agakurikira umwami wa Espagne hagakurikira Enrique Cerezo perezida wa Atletico Madrid uranshaka yakimwe n'umwami Felipe wa gatandatu. kuri abami ntago ari his excellence his majesty his majesty ibintu byo kumbwira ngo n'abandi ngo perezida karaka wimbwira njye wanjye aricaye kuri nyambere n'abandi umwami banyacyubahiro ni Sa Majesté. kwibuka ikindi kintu haba ikintu cyitwa protocole mu kwicaza bari abantu benshi bakomeye ni protocole ni ukuvuga ngo ni levels inzego urwego uri nirwo rugena umwanya wawe none se kwa Sasungweso sa perezida ntibari benshi urwego rwawe rugena umwanya wawe ubwo nawe ugera ku mwanya wa kabiri wimbaza wibimbira ibyo ntibindeba iyo perezida wanjye yicanye na Sasungweso levels wimbwira ngo hari perezida wenyine wari yicanye n'umwami w'imbira intera umutwe w'imbere mu bita ngo n'abarealizateri bamuzanye bamutereka ku ishusho kuri Sport induru iravuga nagize ngo igitego kigiye gukira cyane ikintu gikomeye ni icyo ngicyo icyubahiro umukuru wacu w'igihugu ahabwa abanyarwanda ari dushobora kuba tutakizi perezida wacu ni umuntu wubashywe ni umuntu ukomeye ariko icyo cyubahiro ntabwo ari ukwitwa ngo ni perezida w'u Rwanda ni ibitendo iyo umuntu yakoze ibintu bizwi bikomeye hari ushobora kuba perezida w'u Rwanda kandi nakubwiye mu irara rya Sasungweso kandi nakubwiye ko hari abari bicaye kuri linye z'inyuma ntari buvuge njye nakubwiye ngo perezida wanjye hari Sasungweso first lady yaguryaho perezida iyo ni protocole biragenwa aricara he arabari bicaye kwa Seburengo ibyo ntabyo mbyise ibyo simbivuze none uzigikari muri VIP lounge y'ipaci perezida bro yakiriwe na Nasser na Sarkozy na Ferguson yari ahari Alex Ferguson no mu mafoto aricaye n'inyuma ye yaricaye nyuma his excellence muri stade amureba hano byatangaye uze kureba riri bakoze kuri page ya his excellence ya Instagram ureba kariri kariho ari kuva nyine mu modoka n'iriya ntuzapa ririmo iriya bore ya Tour Eiffel yavuye mu modoka arinjira asuza Nasser asuza Sarkozy ureba umusaza asuhuza uriya musaza ni Ferguson ni ahantu hari abantu bane bagira isakamaro bafatika abagabo banini dukunda kwita ngo ni ingingo yizanye ariko iyi ntabwo yizanye ariko twagomba kuyiganiraho ariko rekana najyayo nanone ni amahitamo meza yo kuba ayo makipe ari gukina kuri iyo nivo yaravuze ati niyo tugomba kuyasosiya nayo iba Arsenal
iri muri visit ariko ubone kuri Igaragaza ko u Rwanda ntabwo rwibeshya. ibe Paris Saint-Germain irimo yewe na Bayern dufitanye imikoranire mu kuzamura umupira w'imbere niyo mpamvu rero ane yose ubundi kawaida ku cyifuzo cyane hakabaye hari umunyamakuru wa RBA i Budapest kuri finale ku bufatanye bwa RBA Visit Rwanda na RDB. Icyo gitekerezo ndabigusabiye kabisa sinyamibwa ku myaka umaze wogeza ngenda bigusabiye Visit Rwanda na RDB. Umuntu wese nikunda dufite ikipe ya Visit Rwanda ukaba uri Budapest kuri finale tariki 50 RDB muri abafite gahunda ya Visit Rwanda mana yanjye asubundi wa mugani ko iyo dufite nk'ibitendo bya gisirikare abantu bareza akaboderegado urugango rarakora cyane bakaburi Budapest na makosa hajya n'icyo 50 ariko na makosa yawe nawe kuba urugira kuri radio wakabaye bamaze no kugera muri RDB muri 35 sinya okwe kuri Budapest ari ikipe ebyiri z'u Rwanda zizaba ziriyo sinya ngenda gusaba igihe Budapest umutima ubishaka rega urashaka yegere muri mu ngano sharu sinya ngenda bigusabiye ngende batabiguha bizaba ari kosa ryawe urwego rwawe nzi ugakora kuri Budapest ushaka viza turi mu gihugu reka igihugu kigushakire viza rugango ratumusabiye kuba ari Budapest. Imana ni gutiza ubuzima uzaba uri Budapest. Amina singushaka wogeze iyi match muri studio na makosa byumvikanye murakoze cyane. Reka tujye muri volleyball irebera kwa Jesus Iberi Buretse ko nyarwanda Axel mbwira akoso urwenya ibyo muvuga ni mu biriseriye no mwabisekaga ariko biriseriye kandi ngira ngo ababishinzwe babyumvishe bakore kubirebaho niwe hari icyo byafasha bakagira icyo babikoraho. APR